Yesu ashimwe cyane bene data turabashuhuje dushima Imana ikomeje kubana natwe no kuturinda uyu ni umunsi wa munani wo kuba imbere y'Uwiteka dusengera ibyifuzo bitandukanye twinginga Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe. Uyu munsi turakomeza mu ntego y'iki cyumweru ariko kandi iri mu ntego ngari yo kureba byinshi cyane kuri Yesu Kristo uwo twitegura kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli usanzwe ugereranywa nk'umunsi wa aniveriseri, ariko kandi nanone tubibutsa yuko Yesu atavutse ari ku itariki 25 z'ukwa 12, ahubwo ko ari umunsi ab'itorero bahisemo kujya bibuka ko mu isi haje Yesu mu ishusho y'umuntu kugira ngo acungure abari mu isi. Turashimira Imana rero nyir'ijuru n'isi ikomeje kudufasha kwitegura, tukaba rero turimo tugenda tureba noneho mu isezerano rya kera ese ni ibiki bivugwa kuri Yesu Kristo kugira ngo bimenyekane ko Yesu Kristo ataje atunguranye, ko kuza kwe agakiza yazanye ni umushinga w'Imana umaze igihe kirekire cyane. Turi imbere y'Imana rero, reka twongere dusenge Imana tubibutsa yuko dusenga umunsi ku munsi, buri munsi twinginga Imana, duhendahenda Imana. Ijambo riravuga ngo ntazabura kurengera intore ze zimutakira ku manywa na nijoro, ngo ni ukuri ntazazirangarana, azazirengera kandi agize vuba, izina ry'Uwiteka rishimwe. Twongere twinginga Imana. Mana yacu, haba icyubahiro ko wabanye natwe iminsi yose itambutse, tukaba duhaye n'umunsi nawo kugira ngo twongere tuvuge izina ryawe. Turarivuga ku manywa tukarivuga nijoro, ko ni izina ryera kandi izina rikomeye. Turagushimira ibyatambutse, tukuragije n'ibiri imbere. Nzi neza ko uri Imana ihari, nzi neza ko uri Imana yumva, nzi neza ko uri Imana ikiranuka, nzi neza ko uri Imana izasohoza ibyo dusaba. Icyubahiro cyose kibe cyawe mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, turasoma igice cya 5, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Imana yacu itugire neza cyane. Haranditse ngo, ariko wowe Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Abayuda, muri wowe niho hazava umwami wa Isirayeli akansanga, imirambagirire ye n'iy'iteka uhereye kera kose. Nicyo gituma azaba atanga kugeza igihe uwo uri ku nda azabyarira, kandi abasigaye bo muri bene se bazagarukira Abisiraheli. Azakomera aragira umukumbi we afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugera ku mpera z'isi. Imana itugirire neza cyane. Turashimira Imana yagize umushinga, umugambi wo gukiza abantu kuva kera. Uyu ni umuhanuzi Mika, nawe yahanuye mu gihe cy'abami b'Abisirayeli barimo Hezekiya, barimo Yotamu, barimo Ahazi. Ni igihe cya Yesaya n'ubundi, kikaba n'igihe cya Hoseya, kikaba n'igihe cya Amosi, kikaba igihe twabonye ko ari igihe cyari kirimo akarengane kandi kirimo na instabilité politico economique. Mbese hari ihungabana mu bukungu, hari ihungabana muri politiki, hari ihungabana mu gisirikare, hari ihungabana mu iyobokamana. Abatambyi barataye umurongo, barya impongano, ibintu bimeze nabi. Abami b'Abisirayeli batubaha Uwiteka, ibintu bitameze neza. Umwami witwa Hezekiya niwe wagerageje, ariko nawe abamusimbuye ntibatera ikirenge mu cye, biba bibi cyane, biza kubera Abisirayeli ibintu bibi cyane. Aba rero cyari igihe cyabo cyo guhanura ariko banasenga, fata rwose koko ibi bintu bizahereza he? Amaherezo azaba ayahe? Muzarya iby'abakene mugeze ryari? Muzarya iby'imfubyi mugeze ryari? Barasenga. Niko guhabwa amasezerano rero y'agakiza twakiriye uyu munsi. Niko guhabwa amasezerano atari ay'Abisirayeli gusa, ahubwo y'isi yose. Imana yacu itugirire neza cyane. Iri jambo tumaze gusoma ni agace gato k'ubuhanuzi bwa Mika buhanura iby'umwami w'amahoro, kandi akaba n'umwami w'isi yose. Iri jambo dusomeye ni ryo rigaragaza neza aho Yesu Kristo yavukiye, Betelehemu Efurata.
Igitangaje yitwa Umunyanazareti kuko abantu batigeze bamenya ko yavukiye muri Bethlehem Efurata, ntabwo bamenye ko hariya ariho yavukiye. Batekereje ko yavukiye i Nazareti kuko bamwumvise aturuka i Nazareti, ariko kwari ukugira ngo bwa buhanuzi twabonye ejo busohore buvuga ngo yateye igisuzuguriro mu gihe cya kera, ngo kwa Nafutali na Zabuloni ngo byari ibibazo muri Samariya, ngo ariko ngo mu gihe kizaza ngo hazaturuka, ni ukuvuga ngo bavuye muri Egiputa, Yosefu na Mariya bahungutse bahise bigira hariya za ntuze za Galilaya nyine y'abapagani, ukaba Nafutali na Zabuloni. Abandi ariko bari bazi ko ari Samariya, bari bazi ko nyine hari haragize igisuzuguriro kera, ariko bukeye haturuka Yesu. Haturutse Yesu bagira ngo niho akomoka, bajya bamwita Umunyagalilaya. Bakavuga ngo ese ngo i Galilaya hari icyiza cyaturuka, kandi kumbe i Betelehemu ubwo yahaturukaga Simiyoni, Ana n'abandi bantu b'Imana bamenye ayo makuru, ba Zakariya bamenya ayo makuru, ariko Abaherode ntibayamenya, n'abandi bantu bakomeye ntibayamenya, ntibamenya ko muri Bethlehem Efurata wa wundi wanditse hano yahavuye deja, yahavukiye. Ntibamenya ko bamwimye icumbi akavukira mu kiraro cy'inka, ibyo ntabyo bamenye. Imana yacu tugirire neza cyane, nta makuru ntayo bari bafite. N'ubu ngubu kandi abantu b'Imana ntabwo amakuru yabo abazwi, abatambyi ntabwo baba bazi ahantu abantu b'Imana baherereye, kereka abatambyi bubaha Uwiteka nibo bonyine baba bazi aho abantu b'Imana baherereye. N'abategetsi nabo kandi ni uko, kereka abategetsi bubaha Uwiteka nibo bazi aho abantu b'Imana baherereye. Na n'uyu munsi abategetsi bubaha Uwiteka bazi aho abantu b'Imana bari, bazi aho abahanuzi bari. N'abatambyi bubaha Uwiteka bazi aho abakozi b'Imana bazima bari, barahazi, ariko abatubaha Uwiteka ntabwo bahamenya, kubera yuko bisaba iyerekwa, bisaba ihishurirwa. Yohana Umubatiza byamusabye kubona inuma ihagaze ku bitugu bya Yesu arimo kumubatiza, nibwo yatinyutse kuvuga ati nguyu. Abwira abigishwa ati dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abantu. Kubera iki? Yahishuriwe. Zekariya byamusabye kubona marayika mu iyerekwa. Ana yari yarabwiwe n'Imana mu buhanuzi, kubera kuba imbere y'Imana imyaka myinshi ari imbere y'Uwiteka asenga amanywa n'ijoro. Twibuke ko dufite intego yo gusenga amanywa n'ijoro. Simiyoni yaje mu rusengero nta kindi kimuzanye, ubundi abasaza n'abana bahurira mu rusengero, bamwe baje kumurikirwa Uwiteka, abandi baje gusabira abantu b'Imana umugisha. Haleluya! Imana ishimwe. Imana ishimwe ko hari abantu b'Imana igishurira amabanga. Muri kano kanya rero reka twongere tugaruke kuri iri jambo. Ririmo ijambo rivuga ngo imirambagirire ye n'iy'iteka uhereye kera kose. Nayo mbabwire ngo n'uyu munsi Yesu arimo kurambagira. Yesu arimo aratembera, ararambagira mu butegetsi bwe. Afite ubutegetsi hano ku isi. Ntimubone ibiba ngo mugire ngo Yesu nta butegetsi ahafite. Arimo ararambagira. Ubu yamenye ko ubu turi kumwe deja, ibi nabyo ubu yabyanditse, yabibonye. Aya masengesho tumaze iminsi dusenga mu mirambagirire ye yarayabonye, buriya yarayamenye, kandi ubwo yayamenye azasubiza aya masengesho. Arabizi ko twasengeye abantu b'Imana tubavuga mu mazina, ko bukeye uko bwije tubavuga mu mazina. Nawe niba ufite icyifuzo wari ukwiye kuba warohereje izina ryawe tukakongera ku rutonde rw'abo dusengera. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imirambagirire ye yahereye kera arambagira, mu gihe cyashize arambagira, uyu munsi arambagira, n'ejo azaba arambagira, ari mu butegetsi bwe. Kurambagira ni urugendo rw'umwami. Urya umwami iyo yasuye ahantu aba arimo arambagira, n'ubutegetsi kandi ni uko. Iyo aba ari perezida wa repubulika agasura ahantu aba arimo arambagira, areba ese ahangaha umuhanda kumeze nabi, ese ahangaha bimeze bite, ahangaha amashanyarazi ko atahageze, ahangaha. Urya umwami aba arimo arambagira. Yesu rero nawe ararambagira, ubu ari kubireba akamenya ese aba bana ko batagiye ku ishuri. Ibyo ngibyo umwami Yesu ari kubireba, akareba akavuga ati se noneho habaye iki? Ni iki gituma umuntu kanaka atishimye? Ari kubireba akamenya ko impamvu utishimye ari uko hari ikibazo, ari uko ingorane zavutse, ari uko urwaye indwara idakira nka kanseri. Ubwo ndi kugenda ntekereza ku byifuzo twagiye dusengera. Imana itugirire neza cyane. Umwami ararambagira. Twajyaga turirimba agakora zikavuga ngo niba aratambagira,
aratambagira, aratambagira, aratambagira, Yesu wacu aratambagira. Haleluya. Tugafashwa kandi ni ukuri, Yesu aratambagira. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ni umwami erega, ararambagira. Ikintu cya kabiri kiri muri iri somo kiravuga ngo azakomera. Azakomera, aragira umukumbi we, afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka. Haleluya. Arakomeye. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu mwami arakomeye kandi akomeranye icyubahiro cy'Uwiteka. Yesu arakomeye. Noneho muri uko gukomera ndagira ngo utangarize ko akomeye no ku cyubahiro cye. Ubu kuko twavuze izina rye, tukavuga ko izina rye rikiza indwara, tukavuga ko izina rye rihesha abantu abana, reka nkubwire, ntabwo azaza ku bwa Bernard, nta nubwo azaza ku bwabo dufatanyije gusenga mu isaha imwe yo gusenga, ahubwo azaza ku bw'icyubahiro cye kuko twavuze izina rye kandi ntabwo twamubeshyeye. Reka nkubwire impamvu azaza kubera yuko twamuvuze, ntabwo twivuze ahubwo twaramuvuze, twavuze izina rye kandi izina rye ni iry'icyubahiro. Ku bw'iryo zina azaza gukora ibirenze ibyo twamusabye. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ububasha, ni Imana ifite icyubahiro. Turamuvuga amanywa n'ijoro. Azaza kuko agomba kurengera icyubahiro cye. Yesu, ndabizi ko uzaza kurengera izina ryawe twavuze yuko rifite imbaraga, rifite icyubahiro. Haleluya. Azaza kurengera izina, ntabwo azatuma izina rye ritukwa. Ntibibaho. Kereka iyo tuvuga andi mazina. Kuko twavuze izina rya Yesu, indwara zigiye gukira, kanseri zigiye gukira, ababuze urubyaro bagiye kubyara. Iminsi 40 izakorwamo ibitangaza byinshi kandi bifatika. Abantu bashimira Uwiteka, izina rye ryera. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Uwiteka. Cya gatatu kirimo ni uko natwe tuzakomera, ngo kugeza ku mpera z'isi, ngo azakomera, aragira umukumbi we, afite imbaraga z'Uwiteka n'icyubahiro cy'izina ry'Uwiteka Imana ye, kandi nabo bazakomera kuko icyo gihe azaba akomeye kugeza ku mpera z'isi. Ntabwo rero akomereye muri Isirayeli gusa, ubu bwari ubuhanuzi. Ubu ngubu arakomeye, izina rye ni iry'icyubahiro, ku isi yose arakomeye. Haleluya. Azacira amoko menshi imanza. Imana yacu tugire neza cyane ku isi yose. Nabo rero bazakomera kubera yuko akomeye kandi ku isi yose. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe uzakomera. Turakomeye kuko uwo tuba imbere, uwo dukorera, uwo tuvuga akomeye. Natwe tuzakomera. Ushobora kuturebera mu isura turimo uyu munsi, cyangwa se iyo tuzaba turimo ejo, cyangwa se iyo twahozemo ahashize, ukagira ngo niko bizahora, ariko ntabwo ariko bizahora. Turakomeye. Ntutubone gutya, turakomeye. Kandi uwo dukorera arakomeye cyane kandi aratambagira. Akitegereza byose, akamenya ibyo urimo gukora, akamenya ibyo turimo gukora, akamenya ibimufitiye umumaro, akamenya ibitamufitiye umumaro, akamenya ibitubahisha izina rye, akamenya ibyubahisha izina rye, agatanga umugisha. Uwo mugisha rero uzaza utugereho kubera ko twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo nkwifurize ibihe byiza kuri uyu munsi, nkubwira ko ari umunsi wa 8 kandi nkubwira ko Uwiteka ahari kugira ngo akugire neza, kandi ko uwo mugambi wo kugira neza atari uyu munsi gusa, ahubwo ari umugambi wa kera cyane washohojwe mu minsi y'imperuka. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi rero turi bwinginga Imana kubera ikintu gikomeye cyane cyitwa ihohoterwa. Uwo mwami urambagira akwiye kuzenguruka akareba iyo mitima ihohotera abana, ihohotera abagore, ihohotera abagabo, akareba iyo mitima akayimenagura, akayihindura, akayiyegereza imitima ihohotera. Turi gusenga Imana kugira ngo iki kintu cy'ihohotera gicike mu izina rya Yesu. Turi gusengera iki gihugu cyacu. Hari ihohotera riri ku rwego rwo hejuru. Mu minsi mike ishize ubwo nasengaga, nabonye abana benshi cyane bahohotewe bafite 12, abahohotewe bagiye mu kazi i Kigali, abahohotewe bafite 6.
abantu twari twicaranye, abantu 3 bonyine nibo bari bafite umugisha wo kuba bataragushije iryo shyano, abandi bose bisenzegeri. Imana idutabare itugirire neza. Kuvuga ngo n'abataratwara inda uyu munsi bashobora kuzazitwara ejo, igihe cyose twaba tutinginze Uwiteka kugira ngo iri hohotera ricike. Hari ihohotera rishingiye ku gitsina, hari ihohotera rishingiye ku bushobozi, usanga umuntu kuko ari hejuru aruta undi ahisemo guhohotera undi, kumubabaza, kumutera agahinda no kumuhemukira. Ariko Uwiteka we ntabwo ameze gutyo, kandi ubu bwami ni ubwe. Twirukanye umwuka w'ihohotera mu izina rya Yesu. Duciye ihohoterwa iryo ari ryo ryose mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero dusenge, turasenga icyifuzo muri igihugu cyacu, hanyuma muri toro turongera twingingire abantu basubiye inyuma, kuko baratubabaje. Harimo inshuti zacu, mu bakuru bacu, ibintu basubiyemo biteye agahinda, no kubahitana bizabahitana. Abasubiye mu businzi, hari abasubiye mu busambanyi, bamaze gushaka abagore 1, 2, 3 barenga, bari kugenda babyara, ubundi bakabyara banahohoteye. Mbese nabo bose ubundi basubiye inyuma, basubiye mu byo baretse. Umugani w'abasubiye ni nk'aho undi ingurube yuhagiwe isubiye mu bisogoro, cyangwa se indi mbwa ngo isubiye ku birutsi byayo. Birababaje. Ni ukubasengera Imana ikabagirira neza. Ikindi n'abarwayi ba kanseri twabasengeye ubushize, uyu munsi turongera tubingingira Imana. Turacomekamo n'ikindi cyifuzo cy'abantu ku giti cyabo tuba twakiriye cya Minerval. Abanyeshuri dukeneye ko bishyurwa Minerval. Ni ukuri iki kintu Imana nyir'ijuru n'isi igira iki gikora, kuko kirahangayikishije. Mureke dusenge, dusoze dusenga. Mana yacu, wahishuriye abahanuzi bawe ko umubabaro Isirayeli wari urimo mu myaka ya kera bazawuhoswa n'umwami uzima agategeka isi yose. Uwo mwami yaraje. Uwo mwami ni Kristo. Uwo mwami ni ufite imbaraga. Uwo mwami niwe mukiza, afite ubutware bwose mu ijuru no mu isi, gutegeka ikintu cyose. Ararambagira, aratembera. Ndabizi muri uko kurambagira, Kristo wamenye ko turi hano, wamenye ko turi imbere yawe, wamenye ko twafashe uyu mwanya ku bwa bene data babuze urubyaro, ku bw'igihugu, ku bw'abarwayi, ku bw'itorero, ku bw'ibyifuzo bitandukanye. Ndakwinginze Uwiteka, ubwo ukomeye natwe turakomeye, kandi ubwo dukomeye ibyo dusaba urabikora ku bw'ubuntu bwawe. Gira icyo ukora rero, uca umwuka w'ihohotera. Uhohoterwa birakabije. Abana barabyara bafite imyaka mike cyane, bose barahohotera abo bakoresha. Mwami, ukomeye aratsikamira aboroheje. Ihohoterwa Mana rirakabije, nibyo ribyara ihungabana. Ndakwinginze kugira ngo udutabarire igihugu, gikuremo iryo hohoterwa ryose. Niko tukweretse abarwayi ba kanseri. Abarwayi ba kanseri imibabaro yabo ikomeje kwiyongera, uburwayi bwabo bukomeje kuba bubi cyane, kandi uri Imana irema igaterateranya ingingo. Turasenze, hari abo tuzi, hari n'abo tutazi, ariko ababasha kutwumva bose batizera ijambo ryawe. Kora igitangaza mu buzima bwabo. Niko dusengeye abasubiye inyuma mu itorero, basubiye mu byaha, basubiye mu busambanyi, bagiye gushaka abagore benshi, bandi bataye abagabo. Mwami, ndakwinginga nk'uko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, kugira ngo ugarure izo ntama zazimiye. Basubiye mu businzi, abo nibo bose bujuje ihohoterwa muri iki gihugu. Ndakwinginze kugira ngo ubagire neza, ubagaruze neza yawe. Nako dusengeye ababyeyi kugira ngo za Minerval z'abana ziboneke. Mana, abana bose bige. Hari ababuze Minerval, hari n'ababuze ibikoresho. Abana benshi bataye ishuri. Mana, ndakwinginze kugira ngo ugire ikintu ukora. Icyampa ukanyumva, ukadutabara, ukaturengera, maze ukaduha umugisha, ukaduha igisubizo cy'ibyifuzo turimo dusengera. Rema amashimwe, kuko ufite ububasha, ufite n'ubushobozi bwo gusohoza ikintu cyose ushatse. Ibuka ko uri umutware, kandi ufite ubutware, kandi ufite icyubahiro, kandi ufite imbaraga, kandi ushobora gukiza, warangiza ukabigaragaza. Ibuka ko twavuze izina ryawe, kandi tukarivuga neza. Twakuvuza ibyo ushoboye. Iyo tukuvuga ibyo udashoboye uba waratunyomoje, ariko twavuze ibyo ushoboye, twizeye ko uzanabikora. Hesha icyubahiro rero, tanga urubyaro, kiza indwara, dukirize igihugu, turengerere mu itorero. Ubuntu bwawe Mwami n'imbabazi zawe natwe. Tugushimiye ko twumvise. Icyubahiro cyose kibe cyawe mu izina rya Yesu. Amen.